Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye wigeze ubabaye, iragutabara mutima we. Iyo bikomeye wigeze ubabaye, iragutabara mutima we. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Akanwa kanje karakuririmba, umutima waje kunezeza, Mana akira ishimwe. Izo ukora biradutangaza, ubutayu budandajanywa amazi tukamwa tugashira inyota. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara twahuye nazo uradusubiza, tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana uhimbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara twahuye nazo uradusubiza, tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana uhimbazwe. Mana yo mu ijuru we, ariko Mwami Yesu we, ndagushimiye Mana yo mu ijuru we. Ishimwe ndirizo kama ndirizo gaga, tuba tuguma twifungure. Mana yaje mu ijuru we, urashari ya Mana ivuga bikaba, uri ya Mana ya Shafati yohereje abakorari imbunda zidahari. Mana yo mu ijuru we, Mana yaje mu ijuru we. Iyo bikomeye twiyeze tubabaye, uradutabara mutima we. Mana yaje mu ijuru we, turagutaramiye data we, twadukumbuye igitaramo we. Tumerewe neza Mwami we, muri ibyo yaravuze ngo ndimo ndani Yesu na burudika. Turapfukamye turicaye, igitangaza ngo umuntu ari mu nzu wenyine, ariko turi kumwe n'ingabo zo mu ijuru, turi kumwe na bene data mu rwego rw'isi. Mana yaje mu ijuru we, data we, nazo zaradutangaje, nazo zatuguye neza. Nubwo tutoramukanya, tutoramukanya n'impano bazifite. Yego nyumva nkumbuye nyamwiza muri Amerika, aririmba ya ndirimbo we. Mana yaje mu ijuru we, Mana data we, data we, Mwami Yesu we, Mana yo mu ijuru we, turagushimiye data wa twese uri mu ijuru we. Mana wajimiza na shitingi ahashe Burundi mugatumba. Mana yo we, Mana yo mu ijuru we, data we, data we. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mana yaje we, 150 gapfe umunsi umwe mugatumba tugira ngo isi irashize. Mana yaje we, Mana yaje we, bakinga byaye gatanu we. Mana yaje mu ijuru we. Uracari ya Mana ivuga bikaba, uracari ya Mana utegeka bigakomera. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye Yesu we, zirakomeye. Izazwe Yesu ziracahari. Imana yimbazwe, Mana yaje mu ijuru we, data we, data we, zasigaje ngina ukanyiki Mana we. Yabazwe igicumwe rabazwe, Mana yo mu ijuru we. Cyenda cyupfuze cyamwica ngo atembe ananirwe guhika umwana. Imana yo mu ijuru data, dufite ibihamya data birenga kimwe. Mana yaje we, kuturavira ububembe, kibuka marayika watabaye mwene data, izuka izabazimu zamwuzuye, arukubuki kubera ububabare. Iratabundikiye, iradufite, izobana natwe kuzogeze kumbere kwa zibihe. Mana yo mu ijuru we, Mana data we, data we, data we. Agaruye amazi muri gereza, Yesu arakomeye. Kumanywa y'ihangu amahanga bireba, Yesu arakomeye. Hallelujah, hallelujah,
ziracahari abagore ngo bari basaye bagize iminsi 3 batoga babura iyo berekera Imana igira isoni robine zaciwe zahose z'ingesi amazi arazi Mana yo mu ijuru we data wa twese we yasatuye urutare rududubiza amazi barumva bashira inyota ntizaherukiye aho ngaho ntibzashire ku banyazirayeli Imana yo mu ijuru we wagendanye natwe mu biyazari bikomeye bakomeje intambwe zacu zikomereza ku rutare Mana we abana bavutse Lubumbashi barashatse Mana yaje mu ijuru we Mana yo mu ijuru we data we abana b'ubuzima bamwe na data n'abadogiteri we tugira ngo turahuze tugire ngo tubagwe Mana yo mu ijuru we data we tugire ngo turagendanywa n'ibihe n'imivu yego nonangana imihana yo kuri Kirumba yari yarashize mwami Yesu mu ijuru we dufite abana b'abadogiteri bashize kuri Kirumba Mana yo mu ijuru we Mana we base bapfiriye kuri Kirumba Mana yo mu ijuru we mwami Yesu we dufite ibihamya birenga kimwe mwami Yesu mu ijuru we data wa twese we Mana yaje we Mana we dufite abana mwami Yesu mu ijuru basigaye mu gihe barashize no mu Rwanda Mana yo mu ijuru we n'abadogiteri n'abantu bakomeye Imana yo mu ijuru ntizi mucyo isigariza Imana ndiyo kubirira ishimwe habe n'isi yo bindamo habe n'iyo uruzi gocikamo habe n'iyo muyaga kubihoza Imana irahari kandi ishimwe rirahari mwami Yesu mu ijuru amasengesho yose harimo ishimwe riheze ikibazo titwogutuma umubembe waramye tutahazi Mana yaje iri mu ijuru we data we titwovuga ngo turazunguruka ku ndondo warazungurutse urahazi amaso yawe mwami Yesu iri mu ijuru we data we uri imbonde y'ijisho ryawe uri uwo mu ruzaro rwa Dawidi yariko nyumva nkumbuye Nyamwiza nkagira ngo yo barayiririmba Mana yaje iri mu ijuru uri imbonde y'ijisho ryacu mwami Yesu we Mana yaje we izina rya Yesu Nazareti mwami Yesu ntuzugirikirana guca mu ruzi ntiwoca kukira ca mutambara mwami Yesu uri mu ijuru uzugana ku mababa y'umuriro mwami Yesu uri mu ijuru uzugana muri segwakira mwami ugatabara Mana yo mu ijuru we bene datakazara impanga mukabuje n'umwe batamushoboye ariko Mana we nzashimishwa n'umugore umwe ngo yararose pasiporo ziri mu magambo magufi umugore umwe w'umutwita azozara pasiporo azozara uruhusa rwacu we Mana yo mu ijuru we data we ugira amabanga we Mana yo mu ijuru we abenavuga biratera rosate ndimogisha umutwara ari ikintu kihari wemwe yabonye ibintu bikomeye ndimogisha umutwara uriya muntu we kera baretona umwami wa Yuda we Mana yaje mu ijuru we data wa twese we babwiye abanyabwenge ngo ntibasere kwa Herode zimuce hariya n'ubujyajya yari yagiye baza ati yewe zagandi sazaneki ati mubwira hari naje dufite Imana usubiriza mu nzozi haleluya dufite Imana yo mu ijuru data isanga icyizere we nubwo tuzaba gikomeye Mana we umugore we nyine yacizere zaraze aravuga ati nta mwana nkeneye kandi yarumiwe aravuga ati ndashaka kuba uri mbere n'inyuma yacu Mana we haleluya data wa twese we imitekerereze yagutse ngo bana bawundi wa mugore azahita akarindwa ariko nta muhanuzi uhari Mana yo mu ijuru we korali yashaka mu mirembwe Mana yaje mu ijuru we Mana yo mu ijuru we nubwo harimo gushingura abantu 14 abakorali barahari Mana we Mana yo mu ijuru we Mana data we tugaretse kunona mwami umuyaga uhahaze mwami Yesu mu ijuru we data wa twese we nguyu umuriro y'abasimi hari urahaze mwami Yesu mu ijuru we uzutumura ushagagura mwami Yesu mu ijuru we ugira imbaraga ugira urukundo uruje mu mbabazi mwami Yesu we mu izina rya Yesu Nazareti Mana yaje we kutogupfapfana Mana yaje we abari perezida ko barapfukama akageza n'amasaha asa no kureba abakecuru ibintu twamenye ko byakomeye zaramenyekanye mwami umugore yaravuze ngo singapfa hariho abagabo
abagabo bagapfa ego nagana haleluya 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 turi kumwe n'abasaza mwami Yesu turi kumwe n'abakecuru ariko ntabe baca imigani mwami Yesu abakecuru ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko itegeko yo mana yaje iri mu ijuru ry'umwuka wera ryatubatse mu itegeko ry'izahana urupfu kandi rero ngo uzange uzabishoboresheje gutanga umwana wayo Imana ihimbazwe yaduhaye Yesu izaburite kuturinda intambara mana yo mu ijuru yarinze abanyazora bagahuruka izonanirwa guhuruka ku ndondo ariko mwami Yesu uri mu ijuru mana yo mu ijuru umuntu ngo yararose muri zuba warahanura bidashobotse ngo aravuga ngo niko kuzohuruka uko yaninka niko kuzohuruka usaka ngo wahurutse abantu barahumirwa ikimenyetso cy'Imana kirahuruka imuvi mana yaje mu ijuru mana yaje mana yo mu ijuru haleluya 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 amen iyo tamusanga ndakunanirwa kuzunguruka ku ndondo amen haleluya haleluya mana yo mu ijuru data ndocana abantu mu ndege bavuye ubuzima ngo bahuruke muri Amerika ngo numara ngo bagutume ngo ku ndondo nawe haraguye none gukongera se ariko mana yo mu ijuru twebwe twarahume mana yo mu ijuru twakujya kuvokomera kwawe ibibazo dutamukaho ibintu zarakomeye ubukana bw'Imana bwarakomeye imbaraga zawe zagumye kogera hose mwami Yesu uri mu ijuru muri nzira avuze ngoma yawe niyogere yego nonangaha naho Mana yaje yaravuze ngo darubini nditora Mungu natuona hata tukijificha kwa mbaya n'amaso ari mu kubona ya leta y'ibihe kubera iterambere ry'ibihe telefone mu gutakara bakamenya aho iri bakayitelefona polisi ikamenya aho telefone simukadi kavuga ngo ndi hano ntigira isoni ntigira ubwoba igatanga iterambere ikavuga aho iri Mana muntu isi yaravuze ngo iterambere ryawe riri imbere kudega gatandatu yego nono hangahana mana yo mu ijuru tugutume yego nono tumerewe neza ko twibona niyo data tumerewe neza haleluya tusabana nawe mana yaje mu ijuru tumerewe neza amakuru yose ko ari imbere yawe mwami Yesu ntiwagiye kurema ku none ngo twandikire mesaje ariko Imana yo mu ijuru gukomera kwa tuzakubwira biki gihe nawe ikindi gihe kizoza zanyumva Imana ngumva simbizi ariko zizose Mana simbizi simvango nguza amakuru Mana yaje ari mu ijuru simvango ariko zizose utubande two ku ndondo abanzi bari muratuzi aho Mana yaje uhagaze mu nzuzi uhagaze mu bibiri uhagaze ku mikikira uhagaze bwa abantu bashyizemo ibanda yo muri Munenga muri radiyo nk'uko Imana araza umuntu wari uryamye ku ntebe ku ndondo icyo ni igitangaza cyo ku ndondo cyahabaye hariya imbaraga z'Imana mu rwego rutazwi Imana ishimwe umuntu ategera radiyo ya Munenga nta televiziyo ngo arabona n'ishusho ngo tubone mbonyi ngo ko umusazi yagiye aryamye ku ndondo Imana ihimbaza data bukwe yagejeje mu kwacu imbaraga zo kwandika mu mandiko Imana ngo baheze uko bakomeza bakayuye kumuranza ni ku ndondo yarababwiye mu mandiko ngo mugira agati kamwe mukarambike kwa kundi nyine munsi n'Imana yavuze ku ndondo bandi bakayuye n'ubira cyane data bukwe ngo nibo bakopeje abanyabira baza kureba bayumva umuriro bavuye mu ijuru Imana yabagira uzi ko Imana zidutegera twushika izo bitangaza n'izabaye Yerusalemu n'izabaye mu mirembe tukubwiye ku ndondo ku ndondo niho habonetse ubushingo niho habonetse umuriro uvuye mu bushingo niho batangiye gukomereza mu biraro abayumbe babwiye ibanga ni ku ndondo ariko Mana ndagushimiye
simbizi mwami mfite amakuru make yo kukubwira ko ukomeye mfite amakuru make ko kukubwira ko za mbaraga ziri cyane mfite amakuru make ariko arahamye sigisakuza ngo data we azakubwira ngo icyo ntaca baguhaye abagabo ngo bagiye gusenga saa kenda kuko utari dusenga ndagira ngo uzageze ayiwe imana ishimwe iyi ni isaha y'ubutabazi ndabona ariko ntekereza kuri nowe ngaza ntekereza ndetse iyo uja mu mihango ntiwari kudushikaho abaporo wari kugenda basi ku baturika bagira na bikira mariya imbere y'umuryango w'ikanisa wari kugenda basi bagira n'abahereza bagira n'imyenda y'umweru bagira n'iki bagira n'amabuje bagira iki ariko ntiwaje mu mihango waje kugira ngo urengere cyane muri cyose imana ihimbazwe ushimwe imana y'umwijuru we uhimbazwe data we ngo barasenga ikiremo cyari gihari gihagize imyaka n'imyaka bibiri zivuga imyaka yari ikimaze ariko ngo cyari kihagize iminsi ayo ni amakuru y'imvamo bibiri zivuga igitangaza cyabaye ngo araba ngo abantu batumbira ngo nibamuheze nabo cyo yari akeneye icyo abandi bose bafite ariko asa n'ahabaye tofauti imana ihimbazwe imbaraga zo gusenga hano batubwiye ariya magambo yo kuba ati ibasha gukora cyane bari bose ntacyo dufite ayo mafeza nta mabanki tunagira yego nonangana yesu yazamutse ndayakinguza ntawe yafunguye kuko zari zitoke zari wiwe mana yazimije we data we yabwiye abigishwa ati musigara nta banki nta kimina uzaza muga kumera kwa yesu mugi imana ihimbazwe babagabo baravuga ngo ntacyo dufite ntidufite ifeza ntidufite zahabu ntidufite amanyarwanda ntidufite amarundi nta mafaranga dufite ariko dufite ikintu imana ihimbazwe dufite ikintu kirisi avarari noro dufite ikintu kiruta icyo amafaranga tokora dufite ikintu yewe haguruka data we imana ishimwe we imana yajimije we ayiwe asante yesu we ayiwe mana we tuzagacura ngo turatembera ngo turakubwira dukora iki dufite ikintu ariko imana ihimbaza dufite ikintu kiruta tuzi wenda giputa imana ihimbazwe dufite konte abasivile batazi amafaranga yego nonangana uyapfana we imana yaje we imana nta kintu turagifite nicyo twatuma dupfukama dufite icyizere ibimuga byarahagurutse mwami yesu uri mu ijuru we abapfakazi basigana n'akana kamwe byose kuzura abana yego nonangaha naho dufite mwatiye dufite shantiye imana ishimwe we dufite igishushanyo mbonera mwami tudakuye muri israeli dufite hano mu maboko yacu hano muri iki kinyejana dufite igishushanyo mbonera imana ishimwe kandi mu ijana yari afite igishushanyo kugeza inzu yuzuye imana ishimwe we mana we mana yo mu ijuru we data we haleluya imana ishimwe hamwe n'umwana wawe turagushimiye mwami yesu mu ijuru dufite ikintu cyatuma kunda ndakira dufite ikintu cyatuma mana yo mu ijuru we abo twari ko tugwana twireganaho dufite ikintu cyatuma dusangira amana izangumbura abemeye iwacu banda izangumbura pfurero kumugutana izangumbura abemeye mu meza mana yaje mu ijuru we izangumbura abagore bawe bavuze amapendo batarusha umuruho bwabwaga bageza baheka akavuza amapendo ataramwoye amata akagira gute ubundi muzayarigishije aravuga ati mama kumbura kumigutana we ngo bagazaje kuririmba kuri noweli bakavuga ngo makore ngo bakavuga ngo mwibaruwe none we tukumva impano z'abene data we twarasangiye data we twarabanye we yesu we yesu asante yesu imana yo mu ijuru we satani ndiyo fatisi imana we bari bakirimwo baravuze ngo itorero rizorabura ariko ndirizadaga baraje we tukumbuye bene data we twasangiye we twasangiye kubana twasangiye amakorari twasangiye amapendo we twafatikanyije guhimbaza imana mana yaje we twafatikanyije ibitaramo zo kuwa gatatu bana we turaziranye we mana yaje mu ijuru we satani yazwi ku isagati yagize agatarabone kugira ngo dutange na bene data we
twese twaremwe mu shusho y'Imana, Mana yaje aho twasigaye data we. Zose rura na bene data we. Ejo bundi muzehe wa zamani yararangije ibiyateye wese asiyano. Ababembe baraza, abafurero baraje bazana abakobwa twari turi kumwe n'abafurero Sororo. Ariko Mana we, ariko ngarishijwe Sororo Mana we. Ndavuga muzehe aduhaye impano. Igifurero kuko kiravugwa na Sororo tutarabona Mana we, tugize imyaka 30 mu Rwanda. Abakira n'ikibazo zari tudusha mw'isi. Mano, ndagushimiye shimiye tuzamuka imbere y'amaso yawe kumva bene data ngo vikiriga patoro rurafite data twese kugira abamaneko baruta politike y'isi ducungira umutekano. Mana yaje gujwe zose duhuze na bene data twasi imbabazi tuvuye ku mutima niko pasteur yavuze ibona mu mutima. Mana yaje twakugira hagati turabasazi we. Yesu we, haleluya. Shobora cawucakire ukarana nabaye umurizi arafite kwigashana gatobora Rwanda rwararyamye, ariko Mariya na Yosefu bari maso. Abera bari maso bahora babwira ubwami bizajya ngo azarengere, yifuza kuzabona ubwami bwo mw'ijuru. Haleluya. Ndiriva ku rugamba rindashije isi. Yaravuze ngo yifuza kuzabona ubwiza bwo mw'ijuru we. Imana ihimbazwe. Arabarwaye ko dushaka guce muri yo ikarisuzuguza mu batarizi, ariko abera ngo bari maso. Ababembe barapfukamye tubwira ngo bagiye bose, abapfurero barapfukamye ndagume ko bari baje Rusororo. Mana we, imwe yacu kuzamukira imbaraga zose kanze patrole y'isi yose urayifite. Mana yaje ngujwe, urakoze kuko Mana yaje ngujwe aho bera bagutungira urutoki urahazi twakubwiye mu ncamake izahabereye. Urakoze Mana yaje ngujwe, ushobora cawucakire imbaraga zose kanze twavuga ngo ugire gute abone twokesha amajoro abone twogira gute, ariko dukumbuye abera twasangiye, dukumbuye isi nshasha, dukumbuye uko bimeze mwami Yesu w'ijuru we, dukumbuye cya gicadere. Mana we, abagore batwita babayede, ababyaye bavuye ku kiriri bari batabugondo. Mana yaje we, tuba twubaka amakanisa we, abembe baje kutwubakira dufite igitwenga dusenga umugoroba. Yamaga bakumbuye we. Mana yaje mu ijuru we, data we, akavuga ati ndacu mfite mu ntoki, ariko kubera ikintu mfite mu mutima ndikorera amabuye nubwo ndi umubyeyi. Ariko Mana we, Mana yo mu ijuru we, Mana we, Mana we, asante Yesu. Tubara cawucakira imbaraga zawe ziganze, uzoturinde gutakaza ico kintu tutazopfa. Ubumara bw'Imana tukabutakaze, inyenyeri gwageze kwa Herode yanga kwaka. Gono nagana tikazima tutazopfa. Shana natwe kuzageza kumva rukazi tubara cawucakire kuva none ugasiteka yose kubwa Yesu umwami wacu.